abanza nayisumbuye yo saya gusana ya kaminuza somebody say Symphony, let's go. Ichijitumurira chikagutera kwiheba nichichikwimbagije ko tutanyeganyezwa. Goodness TV ndabasuje ndabaramukije cyane ndabifuriza igitondo cyiza ku bantu mwese mudukurikiye muri mu bihugu bitandukanye n'umwaka mushya muhire ku bantu mwese mukurikirana Goodness TV. Uyu munsi rero ndifuriza kandi abantu bose bafite akazi keza, namwe mudafite akazi mwihanganira umunsi bishobora kuba byanze ejo bigakunda, nta gucika intege, cyambere no kwizera Imana no kuyisenga. Uyu munsi rero twagarutse tubagezaho ikiganiro rwose cyiza cyane nyuma y'ihangana riri hagati ya The Ben na Bruce Melody. Ejo bahuriye mu gitaramo rwose cy'imbaturamugabo, aho rwose amajwi menshi bari kuyahande Bruce Melody ko yakoze igitaramo rwose akaba yarakubitiye ahababaza The Ben. Abandi baravuga ko igitaramo cya The Ben yabaragishimuse, murabizi ko kiriya gitaramo ari The Ben ugitegura. Bamwe bari kuvuga ngo yaragishimuse, abandi rwose bakavuga ngo rwose Bruce Melody igitaramo yaririmbye neza cyane akubitira ngo ahababaza The Ben. Kandi koko urebye ukitegereza igitaramo neza uko cyagenze ubona ko rwose Bruce Melody yakoresheje imbaraga mbese uko ashoboye, kandi ko ari umuhanga rwose mu gukora ibintu byitwa ibitaramo biri live. Na cyane ko ubu The Ben arimo arashinjwa kuba yarakoze playback, bya bintu byo kuba wafata indirimbo wasohoye muri studio ukagenda ukayiririmbiramo mu gitaramo nka kiriya, kandi hari abacuranzi bagomba gucurangira live iri full. Rero Bruce Melody turamushimira cyane ko rwose nyuma y'uko nyine arimo hafi kugera ku musozo asoza igitaramo yari arimo indirimbo agenda zigana ku musozo rwose yibutsa Imana aririmba indirimbo aheruka gusohora aririmbiye Imana yitwa Nzaguha Umugisha. Ni indirimbo nziza cyane nk'uko mugiye kuyumva hano uko yayiririmba cyane. Nzaguha umugisha guhera rero, nzakwereka ko ngukunda kuko nawe wankoreye. Iki gitumurira kikagutera kwiheba, nikikwibagije ko tutanyeganyezwa. Amarira ntareke gutemba, ukomeza ibyizerwa cyane, namwe ngufitiye urukundo nk'umwana wanjye abyemeza umwanzi naza. Yes, ujye usoma ijambo, ujye uririmba indirimbo z'amashimwe,